Hello my friends, mbaye kaza mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Buretse ahari, nizere ko ibintu kugenda neza. So uyu munsi rero kigiye kureba ku ngaruka zo kureba pornography, ari amafilme turi ama pornography, ingaruka zikugiraho wowe uri umuntu uzireba, wowe uhora uzireba buri munsi, ingaruka zikugiraho. Ko ama pornography ntago ari filme nziza, ntago ari nziza byo kureba. Ngiye kubwira rero sino ngaruka kugira ngo ubashe kuba wazumva, kandi naguteguriye ingaruka 9 gusa, ingaruka 9 naguteguriye ubasha kuba wakumva kugira ngo ubashe kuba sinabyirinda gute, nakora iki mu gihe ndi umuntu ukunda kureba pornography cyane, ndi umuntu ukunda kubijyamo cyane, so nakora iki. Yangiye kubwira rero kugira ngo umenye ngo pornography ni ingaruka ushaka kugira ku buzima bwawe, ku mubiri wanjye cyangwa se mu bibereho yanjye, ni ingaruka pornography igomba yashobora kugira. Nivuga pornography rero ntumve ko ari ibintu by'ishitani, kuko kuri iki gihe nzi neza ko nabantu benshi babireba biherereye, nabantu benshi bareba zino pornography, ugasanga n'abantu benshi cyane pe mu ngeri zose. Ni kwa ndahari kuntu bavuga ngo kera ngo nabantu ngo abangavu ngo ingimbi, no, ubu ngubu n'abagabo n'abagore barabikora. Kwa kundi umugore wawe abari guteka woro umugabo ukiheruka zireba, cyangwa umugabo wari mu kazi woro umugore wagiye kuryama mbere uriheruka zireba pornography, menya rero uko birakwangiriza. Zino ngaruka ngiye kubwira, ndakwinjize cyane urebe iyi video kuva igitangira kugera kirangira. Nakubwira ngo uyirebe pe, ushaka no kwihera kwera se wana se kuva ati ntabatamenya ko njya ndeba pornography, ukiherera ukareba iyi video wihisha. Ariko nakubwira ati nushaka wiherera ariko iyi video uyirebe ko iraza kugufasha cyane. Ikintu cya mbere pornography igomba kumenya kuri yo, porno ihindura uko wari usanzwe uzi imibonano mpuzabitsina muri rusange. Uko wasanzwe uzi mpuzabitsina, pornography irabihindura cyane, kuko iriya ni filme. Banza umenye ko pornography ni filme, ubanza nyine bashyiramo amakabya nkuru. Kandi nyine pornography kabona umuntu yazanya amazi atabaho hamwe yuzura nk'ibido, kandi nkuko tubizi umugore bundi umugore yagapuye kuzana wese, umugore uzana amazi menshi azana nka litiro 1 n'igice, ubwo n'amazi arengeje, amazi yabaye menshi cyane. Menya rero ngo pornography ihindura nyinshi cyane. Banza umenye ko pornography ihindura ibintu byinshi abashyiramo akabya nkuru atanabaho. Nyine ni filme, kwa tuza amafilme ndasanzwe na pornography ni filme, na kazi baba bari gukora, babikora mu buryo ki bashyiramo akabya nkuru. Ikintu cya kabiri, umuntu ureba pornography bituma ahindura imibonano mpuzabitsina yashingiyeho kuri we no kubakora imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina yawe ishingiyeho kugira ngo ibe myiza, wowe urabihindura cyane. Ko pornography hari ubona umuntu aje bahise bambura bakise bakora imibonano mpuzabitsina, ariko by'ukuri tuvuge imibonano mpuzabitsina yawe ishingiye mu kuganira, mu kwiyegerezanya, mu guhoberana, mu gusomana, ibintu nk'ibyo ngibyo, bitewe imibonano mpuzabitsina yaba yanyira atandukanye bitewe nuko bamushaka kubigenza. Kugira ngo iryohe rero ugasanga we muri pornography ibintu wabonye ushaka kubyagitinga ku mukunzi wawe, no, impossible. Ntago ari ibintu byakunda, ntago ari ibintu byiza cyane, ntago ari ibintu byiza. Menya neza rero ko imibonano mpuzabitsina yanyu ifite ibyishingiyeho, kandi ifite nyine uburyo ki ikorwamo bitajyanye muri pornography. Rero ku muntu ureba pornography biratuma ibyo imibonano mpuzabitsina yawe ishingiyeho no muyikorana, haba umukunzi wawe cyangwa se mwashakanye, biratuma bihinduka muri wowe, uhindure ibyo imibonano mpuzabitsina ishingiyeho. Ikintu cya gatatu, porno ihindura uko wibona ukipfobya. Pornography ihindura uko wibona ukipfobya. Yanjye gutanga urugero ku bagabo cyangwa se ku basore. Ku basore iyo ureba pornography ubona babantu nyine nakazi. Ya urumva ko niba nabanza reka ngwanze guhurugera kugira ngo byumve. Niba ngiye gukora company, iyo company ni company ikoramo izama abantu kandi bashaka we na se ibikeneye abakobwa beza. Ndajya kubatoranya, njya gutoranya abakobwa beza kugira ngo mbashe kuba nakora company ifite abakiriya beza, nyine ifite abakiriya bahoraho, kubera ko nyine ubwiza babonye kuri abakobwa. So na pornography rero menya neza ko babantu baba bagiye kubashaka, bashaka babantu nyine nawe wumva ko batangaje impande n'impande, kandi abantu banza gukora ama training. Kazi kose umuntu akora training, bakamu traininga kugira ngo ibintu byo kuba yakora neza. Menya neza ko pornography izatuma wipfobya, izatuma mva ko cyagitsina ufite nta si kintu gitsina cyanjye, ko nabonye nta nahantu cyagireza umugore. Ya
aho n'urugero rwo gutanga ku mugabo bishobora n'umugore birashobora ko yakipfobya ariko cyane cyane umugabo batuma wipfobya uvuga ati cyo cyane nta kintu cyakora kandi nkuko twabivuze mu nonza bisina burya iyo wipfobeje niyo nzira ya mbere ijyanisha kuba wakica ibintu kwipfobya niyo nzira ya mbere ijyasha kuba ujyanisha kuba wakica ibintu kumva ko nta kintu ushoboye kumva ko nta kintu bikorera umukunzi wawe ariko menya ngo pornography irakwica iratuma wipfobya iratuma wumva ko utari kuri level yawe kandi burya ugomba kwakira ukuri kimana yakuremye no kandi nibyo byiza cyane kandi nibyo ugomba kumva ko biguhagije kandi binyuze wa wundi mukorana mpuzabitsina. Ikintu cya kane nanone pornography ituma upfobya umukunzi wawe si ukwipfobya gusa gupfobya n'umukunzi wawe urumva ko wa mukunzi wawe yawe si umukunzi kuko atameze nk'uwa mukobwa nabonye muri pornography byo tazana amazi nk'andi nabonye muri pornography kuki adakora bya bindi byose nabonye muri pornography biratuma upfobya na wa mukunzi wawe ntago ari ikintu cyiza cyane kandi burya menya ko pornography itandukanye n'uwo mukunzi wawe nyine yandi ni filme yifata ubundi nk'ari filme biratandukanye uripfobya cyambere kandi upfobya na wa mukunzi wawe kandi iyo wapfobeje umukunzi mbabwira ko ibyo byose ni inzira ziba zigenda ziganisha ku gupfa cyangwa se gukurwa nabi k'umuntu wabitsina kuba yikozemo nyine umuntu udashaka. Ikintu cya gatanu pornography ituma wumva ko imibonano mpuzabitsina iryoshye ari ibintu by'ingufu ari ibintu by'ingufu byo gukubita paf no imibonano mpuzabitsina igiye gake imibonano mpuzabitsina mukarisanyije gake mukarebana mu maso mugasomana mugakora ibintu nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu mpuzabitsina iri buze kugenda neza ariko pornography ni yo gukubita paf no yasi imibonano mpuzabitsina iryoha no gusa sinirengagije ko we n'uwo mukundana cyangwa se mukorana mpuzabitsina mushobora kubona akaryo bintu byanyu bibaryoheye sava ariko nahondi wowe ureba pornography kenshi uraza gusanga mpuzabitsina iryoha ari yindi yo gukubita n'ingufu cyane ibigufu byinshi cyane kandi jamais ndaguhakaniye ntago ari ibyo. Ikintu none nakubwira cya gatandatu kugira ngo imibonano mpuzabitsina kuyiryoshya nakubwira ngo si amasaha menshi kurya si amasaha menshi nkabira warebye muri pornography ntago ari byo nanone si amaturo menshi cyangwa se si ukumuzanisha amazi menshi si biba byose ubona muri pornography mbese nibwo nabivuga mu magambo make ntago aribyo bituma imibonano mpuzabitsina yawe iryoha banza umenye ko ugomba kubizirikana biriya ntago aribyo bituma imibonano mpuzabitsina yawe iryoha kuko mubizi ko imibonano mpuzabitsina kugira ngo iryohe biterwa nanone n'uwo muri kumwe wundi rero wa mukobwa abonye muri pornography si yo muri kumwe ako kanya uri kumwe n'umukunzi wawe ako kanya uri kumwe n'umuntu ukora mpuzabitsina ntago ari wundi muri pornography. Ikintu nanone cya munani ugomba kumenya kora ku buryo uri bukore ibyantu bishimisha umukunzi wawe muri kumwe ako kanya mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntukore ibyantu ntushaka kumuzana byanda warege muri pornography nkuko tubizana natandukanye ibimushimisha sibyo bishimisha undi rero kora ibyo mukorera sibyo ukorera wundi mwakoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere sibyo byandanye muri pornography menya neza ko umukunzi wawe muri kumwe niwe muntu nyine ugomba kumva ko ugomba gukorera ibintu kugira ngo yishime. Ikintu cya 9 nawe nakubwira imibonano mpuzabitsina iryoha cyane kurusha pornography ndakikubwiye pe kandi gihagazeho ko imibonano mpuzabitsina mukora iryoshye kurusha pornography kuko burya mwe muri babiri mukundanye muri mu rukundo kandi murishimiranye bitandukanye na pornography bazakora bari nakazi baba barimo kugira ngo bakurure abantu ariko mu byukuri niba ushinga pornography hari ibintu byinshi biza gusimbuka udakorera umukunzi wawe ni kuya ko wishinze pornography kandi ibindi hari n'ibyo uri buze gukora mu by'ukuri umukunzi wawe atari buze gushimishwa nabyo kandi buze kumubangamira. Ikintu cya 10 pornography burya ituma urigunga cyane kuko ugomba kuba uri wenyine ukayireba kandi ntago ari ibintu byiza cyane. Nanone pornography ituma ugana mu nzira zo kwikinisha cyane kandi nanone niba tuvuga urugero kuri pornography ushatse imibonano mpuzabitsina ako kanya nyine nta kindi kintu bukore urahita ushaka imibonano mpuzabitsina udafite umuntu muyikorana urahita byumvikana ko uri buhita wikinisha kandi kwikinisha ngo twavuze ngo nkuko hari ikiganiro nakoze nkavuga ati kwikinisha ntago ari bibi ariko nanone bigushobokeye kubivaho navuze ngo wabireka burundu. Rero menya ko pornography ni yanzira ikuganisha kuba wakikinisha. Icyo nanone nakubwira pornography ituma mu mibonano mpuzabitsina utarangiza vuba ntago urangiza vuba kandi none biratuma utaza kurangiza terese urege pornography
ni utareba pornography ubwo ntabwo uri banjye cyangwa se ukoreye wandi mukundana imibonano mpuzabitsina imeze nk'iyo muri pornography kandi urumva ko yawe amaze kwangirika. Ikintu cyane nakubwira cyo cyanyuma, pornography iratuma urenga ku ndangagaciro zawe. Mu by'ukuri pornography zatuma uri wa muntu uryamana na buri muntu wese ubonye. Yeah, of course, mu gihe ureba pornography uzaryamana na buri muntu wese ubonye. Urumva rero kureba pornography ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Niba mukorana mpuzabitsina menya ko bya pornography ni akazi, ariko uwo muntu nyine ni uwo muntu ni umukunzi wawe, mugomba gukora imibonano mpuzabitsina yo kwishimirana, bitari akazi. Nta muntu uri kubirukaho, mwe mubikora kugira ngo mwishimirane. Hari ikibazo rero ufite, cisha muri comments kugira ngo mbashe ko nagusubiza. Nzari no gusa kandi biranshimisha cyane kunyereka ko turi kumwe. Nanone nkwibutsa ko na subscribe wowe utarayikanda. Bye bye, nawe utaha, ndabakunda cyane. Rero uyu munsi mbahaye ikaze cyane, komeje gushimira none umuntu usicana yacu bwa mbere, nakubwira ngo welcome kabisa, uzakomeza ugarukana byiza cyane. Kana subscribe aho simwe ry'umutwe w'umuntu subscribe, urahakanda kugira ngo izi video zacu zisohoka ziye zitagutse kugira ngo nta kibazo ujye uhita uzibona. Kandi buriya bigafasha cyane nkaho umaze iminsi tuzija channel yacu, ariko mu by'ukuri wacu kana subscribe nawe nakubwira ngo yikande. Biragufasha kugira ngo niba warabaje ikibazo muri comment ari wabicishije kugira ngo uzaremenye none ndaragusubije, kuko nyine video wasohotse uwo munsi urahita uyibona. Ariko niba koko warabaje ikibazo ukavuga ati ese uyu muntu ko yavuze ko ahita nsubiza, reka ndebe koko yansubije, ugareba muri video kandi twakoze video nyinshi cyane utabara. Rero urumva ko ntabwo uri buze ko nayandi koko ushaka kwirwaho kuko amahirwe ariko birakugora cyane. Mu gihe kandi subscribe biragufasha cyane kugira ngo ubashe kuba wahitubona video yasohotse uwo munsi, kugira ngo nyine video gisohoka kanyite kugeraho kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane. So ndabashimiye cyane nawe mumaze iminsi mwara kandi subscribe cyera cyane, cyase mumaze iminsi muyikanze. Ndabakunda cyane pe, ndabakunda. Kandi burya nkunda iyo umuntu arebye video kunsoko yayirangiza cyangwa se arimo kuyireba akandika muri comment hasi uko abyumva cyangwa se video bamufashije cyangwa se ananone akanyeka ko turi kumwe abicishije muri like. Ndabikunda cyane kuko burya bituma nanjye menya ko hari abantu bari kunkurikirana, hari abantu bashishikajwe n'ibiganiro nkora, hari abantu bumva ko nyine turi kumwe. Biramotiva gukora izindi video kuko buri wese icyo abashaka nuko nyine yakora ikintu ariko kikaba gifite n'abantu bari bukirebe bari bukiteho, birabashimisha cyane. Kwibutsa ko ifite umaze kubona cyangwa se ifite buri kureba, wibutsa kugira ku nshuti yawe cyangwa se mu yandi magroupe wakanda share. Aho hasi none hanze share urahakanda kugira ngo iyi video bashe kwayigeza ku nshuti yawe. Nimara kwanda share barakunda ni social media haba Instagram, Facebook, WhatsApp ndetse n'ibindi kugira ngo ubashe kuba wagiza iyi video ku nshuti yawe, kandi byo ni byiza cyane ndanabikunda. Kandi mbabutsa ko ibyo byose nyere mbabwira bifasha channel yacu kuva kuri level imwe igera ku yindi level mukayifasha cyane, kandi ndabikunda cyane. Ni ibintu byiza cyane byo mubikora. So uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyane wese agomba gukina, haba umugabo, haba umugore, haba umwana muto, haba umukobwa, haba iyo mvuga umwana muto ni umwana muto uri mu bwangavu cyangwa se mu bugimbi, niko mbivuga.